barya amafi kubera yuriye amafi uri umuhima inka ziracika mu rugo. Ariko kubera uyu muhima ni umusirimu atuye mu mujyi wa Kigali, naramwigishe gucumba ubugari, simureba ubugari, ndamwigisha no guteka isosi, simureba isamake kuntu bimeze ahangaha, simureba n'indi sosi. Iyi ngiyi ni umuhima, iyi ngiyi ni yanjye. Mukanya rero ngiye umuhima tugiye gukora amarushanwa yo kurya. Gusimbura umuhima, umukobwa niba ari umuhima, niba ari umugogwe, niba ari umukonyine ntabwo mbizi, ariko afite ni mwiza cyane, afite ibibuno mani mani, ni umukobwa mwiza cyane ateye. Simubazi si abantu nyine abahimakazi, simubazi n'abagogwe n'abakonyine n'abanyamurenge. Nshakira mu ruho ntibaza amoko. Nge rero narongoye ubwo bwoko n'ahandi najya gushaka umukene. Narabibabwiye ngiye banyita Ruganzu cyambara ntama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Iyi sosi rero, iyi sosi mureba ni umuhimakazi wayitetse. Ariko bizi abahima ntabwo barya amafi kubera yuriye amafi uri umuhima inka ziracika mu rugo. Ariko kubera uyu muhima ni umusirimu atuye mu mujyi wa Kigali, naramwigishe gucumba ubugari, simureba ubugari, ndamwigisha no guteka isosi, simureba isamake kuntu bimeze ahangaha, simureba n'indi sosi. Iyi ngiyi ni umuhima, iyi ngiyi ni yanjye. Mukanya rero ngiye umuhima tugiye gukora amarushanwa yo kurya. Uyu muhima ariko ntabwo turi mu mubereke ku isura, mwe murareba ngiyewe gusa nkuno ngiye kurya ubugari. Kamaze sogongerere simumbona se mani ifi ni danger, kamaze numbe uko bimeze, ntabwo ngucyura sheri ariko nukomeza kuri kamera ndanagucyura. Namaze mumbire ahasigaye tutangire turye ubugari. Urebe ukuntu umuntu arya ubugari, simureba abafana ba Freemason TV ntabwo umuntu akoreye yinyo. Ako nako ndikisambu umwana murabona je mande yanjye, amwana nawe urarya nta kibazo, ndajya mu mazi nende kwa bafana twite turiya, simubibona nako koze yinyo ukabanza ukasogonyeza n'umwana yigira yinyo. Aka kana mureba se nako nakanje usura kana kanje ako ndi manzi, ariko banza aka kana arakanje urakagera. Aka nakana kanje nabyaranye inarabyaye muhima, ariko ndaza kubaza umuhima niba zambyara akana kameze buriya. Ngenda murabizi ndi manzi insubirane. Ariko aka kana turase, simubireba se amaze nkagaburire, simureba se ukabanza buriya. Iyo ushaka umwana, iyo ushaka nyina w'umwana umyira umwana. Aka kana urabona ndi kugwa akakeya, ni akana k'umuhimakazi. Urabona ni maragwa akana keya na nyina ndaza kumusindira we. Unaze kubasura kugira ngo nyine bamfate neza kutuduraye nasaguye barimo baramsukiye. Batume ture cyanga rero ibindi muraza kubikurikirana buhoro gusa nongera kubabwira ngo ukeneye kugira umugore mwiza urabanza ukore cyane, utange n'iposho mu rugo, umugore aba mwiza kubera aba yariye, sibyo sheri? Aka kana rero turahuza cyane. Mama wako ni umuhimakazi. Ubwo nyine nagiye kutereta, ariko se unabo ukamwera akafi mwana. Urabona nyine aka kana ngomba kukafata neza kugira ngo munafate na mama. Urekera nta kibazo. Abantu mukurike Freemason TV ndabwire mwiza w'umuhima urumva kugira ngo ubone akabara. Sinababwiye ko se hari tekinike abapfubuzi bagira. Urabona umutsima ukuntu wanganaga, reba uko nakatsima kasigaye kanga. Iri ni ibanga mani. Urabona ukabanza ukariya ubugari tukakoza mu isosi. Wayibonye uko isasa kugira ngo umwana w'abandi atasubira iwabo mu cyaro. Urabanza ukariya umugabo ntuwariye ukasoma n'umucuzi bayita isosi. Nyuma yaho urabona ifi ukuntu bayega, ukaporeza ifi kanyama. Ayibonye umwori mani aka kantu rero ni done. Urabona impamvu abakongomani bakunda ifi ni ukubera ifi urayirya ino mihore yayo ikagenda ikajya mu rutirigongo.
noneho rero abafubuzi bagomba kurya amafi cyane kugira ngo bagere mu butirigiro, ariko Minerval mwagiye mwishyura mukatanga Minerval yewe banyita professor umwami w'abafubuzi. Ariko abagore se nabaye nomero yanjye se kuki mutamamagara se ngo mbabwire ukuntu bigomba kugenda. Ariko umugore atazi guhana azamamagare, afite amafaranga kumamagara ni 100. Umamagara ni amafaranga 100 byo mu Rwanda, bayashira kuri 0788383644. Ayo ngayo ni amafaranga yo kugira ngo uvugane nanjye professor. Ayo nyuma ukateka ife mu bugari nkaza tugakora akazi, sibyo? Yewe ndenza abapfubuzi, ndenze ndi n'umuzibuzi. Muranzi indenja man, uramara kurya umugore yaguhaye ke amaze kugutekera, umva ukarenza bakacu. Ushobora kunywa ka Amstel cyangwa ka Heineken cyangwa kave, biterwa n'icyo ukunda, sibyo? Biterwa n'icyo ukunda. Noneho wamara kukanywa kagiye kugira ngo udasinda, abantu bakahita nyine ukahita utanga keya nyine, namwe murabyumva ko nimukamenyesha amabanga kambanze niye muri kuncyura mukuno yakunesha hape.